Yes, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Bigezweho TV channel yanyu channel y'abanyarwanda. Reka mbahe ikaze hano Inyagatare nkuko mubibona abaturage biteguye cyangwa bazindutse baje kureba abahanzi bari muri MTN Iwacu Muzika Festival 2025. Nkuko mubibona rero abafana bo barahari ni benshi barashyushye nka Bigezweho natwe twiteguye kubagezaho igitaramo 5 kwa 5. Nizere ko nta muntu uri buze kuvuga ko yabuze habirebera kandi duhari kugira ngo tubibagezeho. Ndagira ngo mbibutse bamwe mu bahanzi bari muri iyi MTN Iwacu na Muzika Festival aho harimo Riderman, hakabamo King James, Bulldog, hakabamo Juno Kizigenza, Ariel Ways ndetse n'umuhanzi Neringabo. Iri serukiramucyo rya Iwacu na Muzika Festival ribaye ku nshuro ya 5 ariko rikitwa Iwacu na Muzika Festival ribaye ku nshuro ya 6. Rero hano Nyagatare nizeye yuko abaturage baho barabyina birekuye nta mutima mubi n'agahinda naki kuko hano n'ubundi hasanzwe haramenyekanye cyangwa hazwi mbese nk'agace kahariwe ibirori dore ko umuhanzi wese ugeze naha aba yumva adashaka kuhava. Ikindi nabibutsa nuko iki gitaramo cyangwa iyi show ari ya 3 twahereye i Musanze dukomereza Igicumbi none tugarutse hano Inyagatare tuzahita dukomereza Ingoma naho tuzaba turiyo ku bwanyu. Reka rero mbahe ikaze kuri channel yanyu Bigezweho TV kugira ngo tubane 5 kwa 5 turabakunda cyane.